uyu mwuga wo kwigisha ibinyabiziga urimo imibereho cyangwa nta mibereho? Urakoze cyane, umbaje ikibazo cyiza kandi mfitiye igisubizo kibangutse. Ni umwuga mwiza. Ni umwuga mwiza cyane gute? Ni umwuga wa guteza imbere, ukaguteza imbere wowe, ugateza imbere umuryango wawe ndetse n'igihugu muri rusange. Ukuvuga rero nihereyeho uyu mwuga murabona ndakuze, ariko nawujemo nkiri muto. Nawuje nkiri muto, nabashije kugera kuri byinshi cyane. Sate kuva n'undi wari wese waza afite gahunda yabigeraho, ariko kugira mbashe kubigeraho ni bwa burere nababwiye, discipline ahantu hose irarebwa. Discipline irarebwa cyane, kuvuga ngo ntabwo umunyeshuri yaza kukugana uburere bwawe buri hasi, kuko nawe ntacyo waba ugiye kumuhereza. Ari nacyo nshishikariza abarimu bakiri bato bagenzi banjye ko bagerageza discipline nk'uko muyisanga mukayikomeza. Ni byiza cyane, ariko umurimo ni mwiza, wagutunga ukanagutungira n'umuryango. Yes. Uyu mwuga uragira uti urimo imibereho. Ahari imibereho haba ari n'ubuzima, kandi ahari ubuzima umuntu aba agomba kubusigasira. Aha rero nahita ngaruka ku kintu cy'abarimu bigisha. Murabizi neza abarimu bigisha abantu bagiye batandukanye, bigisha abaganga, bigisha abakora mu nzego zigiye zitandukanye, ariko ugasanga abarimu bamwe na bamwe barigisha abantu yanabyica agitababwira ati ariko ubundi wowe urabona ufite ubwenge, urabona uri muzima. Iyo ni imyitwarire ya mwarimu. Ubundi imyitwarire ya mwarimu wigisha tekinike nka ziriya zo gutwara ibinyabiziga, ubundi nuko yakaba yitwara mu gihe arimo kwigisha, kuko urwego rwo kwigisha ibinyabiziga ni urwego rukomeye cyane, kuko ni urwego rwigisha abantu b'ingeri zose, abize n'abatarize, abakuru n'abatoya, abapasiteri n'abatari abapasiteri, abasheke, ingeri zose abarimu bigisha ibinyabiziga bazizamo, bakigisha abamama, bakigisha abapapa. Niyihe myitwarire? Murumva ko muri abantu badasanzwe. Ese banza kwanza ubwira abagukurikiye, abarimu bagukurikiye, ubundi abarimu barasanzwe cyane basanzwe? Abarimu, urakoze cyane, abarimu ntabwo dusanzwe. Abarimu tudasanzwe ni izi zikurikira. Nkuko wabivuze, duhura n'inzego zitandukanye kandi z'agaciro kuri twe. Imyitwarire ya mwarimu igomba kuba ihwitse, ari imyifatire myiza cyane, kuko metre sise muri aka kazi kacu umunsi ku wundi, mbabare kuba mbivuze, duhura n'abantu baturenze mu buhe buryo, baturenze mu bumenyi. Nubwo twebwe tuvuga ngo perime ni lisansi ya perime, ntabwo ariko ari ya lisansi wize amashuri imyaka 19 hafi 20, lisansi nyine ya perime. None duhura n'abalisansiye, tugahura n'abantu baminuje nyine, tugahura n'abadokiteri, tugahura n'abaprofeseri. Sise buriya n'igihe duhura n'abayobozi bakomeye, ugasanga uri no kwigisha umuyobozi mu rwego runaka rukomeye, kubyumva ugasanga urimo namubwira ngo nta bwenge ufite, ngo nta bwenge ngiye gusa ntabwo nabishobora. Gusa nyine nk'uko wabivuze bitangiye gucika. Kera byarabaga, ariko aho dutangiriye uno mwuga wacu utangiye kuzamo abantu basobanutse cyane, bigenda bicika. Ngiro abarimu inama, buryo umuntu waje kugana nuko ari cyo gukeneyeho ubumenyi, bwa bumenyi nyine adafite, ukeneyeho kumenya gutwara imodoka kandi akayitwara neza. Bityo rero ujye umuhereza ubumenyi ufite ireme. Nibyo koko hari igihe umunyeshuri ushobora kumubwira agiye iburyo ukabona agiye ibumoso, numva utamukosoza kumubwira nabi, wagakwiye kumubwira uko babikora ukamukosora, cyangwa ushobora no kumubwira agiye imbere ubwo ukabona agiye inyuma. Tujye twihangana, akazi ko kwigisha ntabwo ari akazi koroshye, ariko tujye tugerageza tubimanaginge, twigisha abantu mu yandi magambo baturusha ubumenyi mu bindi bintu. Kuko nimba ugiye kwigisha engineer wize igihe kinini yiga uko etaje yubakwa y'amagorofa agera muri 30, ukigisha docteur ubaga umutima, ukigisha pilot
gutwara indege uyigurutsa noneho we ntabwo ayitwarira kuri kaburimbo, ayitwarira mu kirere, ariko ukabona araje akugana kuri iyo serivisi kuri we ku byo yize bisa nkaho byoroheje. Biroroheje pe, tugerageze dutange serivisi nziza kuko abo tuba twigisha n'abagaciro kuri twe. Utanze inama nziza. Turacyaganira ku cyerekeranye n'umwarimu wigisha ibinyabiziga. Abarimu bigisha ibinyabiziga, yego umuntu ashobora kwigisha gutwara ikinyabiziga ukakimenya, ariko wajya gutwara mu nzira nyabagendwa ugasanga urimo urakora amakosa menshi. Aha nagaruka ku barimu. Ese abarimu ntabwo bashobora kuba bagomba mu byo bakora kumenya amategeko y'umuhanda ni ingenzi, cyangwa ni ukumenya gutwara gusa nawe ukigisha gutwara bikarangirira aho ngaho? Ubundi ngewe uko mbyumva, wowe uraza, nagutumiye nka Maître Jimmy, uraza gusobanurira abagukurikiye. Ubundi umuntu wigisha ikinyabiziga agomba kuba azi amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga muri rusange, cyangwa agomba kuba azi gutwara gusa akigisha ibyo gutwara ibindi ntago bimureba? Tumvikane neza aha ngaha. Ukuva uyigisha gutwara ibinyabiziga nuko abazi n'amategeko y'umuhanda. Ntabwo wakugisha imodoka utazi amategeko y'umuhanda. Ariko anga nabwo ntago nahatindaho cyane, ahubwo ndagaruka kuri wa munyeshuri. Ndagaruka ku munyeshuri kuziye impamvu. Nuvuga ngo niwaza kwiga gutwara imodoka utabanje kwiga amategeko y'umuhanda. Reka tubanze twite ku muntu wigisha. Turaza kujya ku muntu uje kwiga. Umuntu wigisha agomba kubaza amategeko y'umuhanda kugira ngo abashe kwigisha, cyangwa umuntu wese uzi imodoka uzi ikinyabiziga yanakigisha? Aya, kugira ubashe kubona perime byo byonyine ubuzi byombi. Ubuzi gutwara, uzi n'amategeko y'umuhanda. Kuko ukora n'ikizamini ibyo bashingiraho. Uvuga mwarimu agomba kwigisha amategeko y'umuhanda akanakwigisha gutwara. Sindi. Bishatse kuvuga rero, mu gihe uri kwigisha ntabwo wakwibanda mu kubwira ngo bahagarara bati, kuko nibyo ndakwigisha imodoka uburyo bahagarara ndetse n'uburyo bahaguruka, ariko nanone nzakwigisha bahagarara he. Bahagarara he, urumva haraza ya mategeko y'umuhanda. Ntabwo uzajya guhagarara ahantu hari umurongo urombereje. Deja mu kizamini uhagarara ahantu hari umurongo urombereje uzaba utsinzwe, kuko amategeko y'umuhanda avuga yuko ntabwo kwemera guhagararaho. Bishatse kuvuga rero, nimba tugiye guca muri cya cyapa cya Sansenike, ntabwo uzajya kuhanyura, nzakwigisha uburyo imodoka bayitwara, ariko ntabwo nujya kunyura aha hantu uzabanza ubahiriza amategeko y'umuhanda. Uvuga nanjye mwarimu yo nkwigisha, kwigisha ibyo batwara, nkakubwira ariko nahariya naho ntihanyurwa, cyangwa se hariya ntibahagarara. Ukumva ko amategeko y'umuhanda agenda yigaruka mu bumenyi bwa buri munsi dutanga. Ni byiza yuko rero mwarimu aba agomba kuba ahugukiwe amategeko y'umuhanda, ayazi neza, azi gutwara, icyo ni kimwe, akaba azi kwigisha gutanga ubumenyi, akaba azi n'amategeko y'umuhanda. N'ibyo bintu bitatu: gutwara, ubumenyi ndetse n'amategeko y'umuhanda. Ibyo ni byiza cyane, byamaze kugaragara rero. Nubwo turatangiye, ariko ntago ubundi aribwo tugitangira, nuko tutangiye tuganira na bamwe bigisha, hazaza haza n'abandi nawe ugenda ubahugura. Ndabizi uri maître, sibyo? Turabizi neza rwose, urashoboye. Ni ukuvuga ngo reka turebe. Abarimu benshi byamaze kugaragara ko bakunda kuvuga nabi. Nimba byarabaye akamenyero simbizi, nkunda guhamagarwa n'abantu bavuga ngo abarimu bigisha ibinyabiziga bavuga nabi. Ese nihe mpamvu ituma abarimu benshi bavuga nabi? Ni kamere y'abarimu bigisha ibinyabiziga, cyangwa hari uburyo umwarimu yagombye gusiga ibyamubabaje mu gihe aje mu kazi akabasha gutanga ibyo agomba gutanga mu bugwaneza ndetse no mu rukundo? Urabivuga iki? Urakoze cyane. Urambajije ati ese ni kamere ko abarimu bose muri rusange bavuga nabi? Ndakubwira hoya, siko bose bavuga nabi. Iki ni ikibazo tumaranye iminsi ndi kugira n'inzego zidukuriye z'amakoperative ndetse n'amakampani yigisha gutwara, ko iki kintu bakirebaho neza bakagishishozaho. Aha hantu nosigaye mbona uwo ari wese abyuka akavangiye kwigisha imodoka, ukabona araje yigishije imodoka. Uyu munsi uramwigishije, wamara kumwigisha ejo mu gitondo ukabona nawe aje kwigisha.
Maître Cisse ntabwo ibyo bintu byumvikana, ntabwo binashoboka. Kwigisha twagakwiye kuba umwarimu ugiye kwigisha abanza guhugurwa indangagaciro zigomba umwarimu, ndetse agahabwa n'ubundi bumenyi bw'ibanze bumushoboza kuba yajya muri uwo mwuga wo kwigisha. Kuko nakubwira ati kwigisha ni ibintu bibiri, hari ukumenya gutwara ariko no kumenya kwigisha no kumenya gutanga ubwo bumenyi. Kumva rero wa mwarimu nimba ari kukwigisha ibyo adafite ubumenyi, ni hacyagiye usanga bifitiyemo umunabi, kuko nawe ari kukwigisha ibyo atazi. Kuko siniyumvisha uburyo umwarimu urimo uraguhereza ibyo azi ko yakubwira nabi cyangwa akakurakarira. Ntago ibyo bishoboka. Umwarimu w'umunyamwuga ntavuga nabi, ntanarakara, kuko arazi neza ko umunyeshuri umugannye aje ashaka ibyo adafite. Umunyeshuri aje kwiga ibyo adafite, niyo mpamvu tumwita umunyeshuri. Umunyeshuri hari ibyo ahabwa atazi, umunyeshuri hari ibyo agiye gusobanurirwa atazi. Rero abarimu bavuga nabi ndakeka atari abarimu ba kinyamwuga, ni n'abarimu badafite ubumenyi. Ari nayo mpamvu uyu munsi twatangiye iki kiganiro ndetse tunagerageza kugitegurira abarimu cyane cyane kugira bahugurwe uburyo umwarimu atanga ubumenyi, ahubwo bahugurwe uburyo mwarimu ibyo atanga. Mwarimu ese niki agomba umunyeshuri? Icyo ugomba umunyeshuri, icyo ugomba kumuha. Abarimu badukurikiye muri iki kiganiro turareba uburyo turaza ku buryo buri cyumweru cya buri kwezi cyajya gitambuka, mukagira ubumenyi mugikuramo, indangagaciro zigomba umwarimu, uburere bugomba umwarimu. Umwarimu ntago arakara, ntago umwarimu arakara. Kwigisha biravuna, yego, ariko bisaba kwihangana, discipline. Discipline ni ingenzi. Rero naboneraho gusaba inzego zidukuriye z'amakoperative ndetse na kampani, iyi gahunda mwari mwatumenyesheje mu bihe byashize mutubwira ko mugiye kudutegurira integanyanyigisho zo kugira zidufashe, ko mwazibangutse. Muzibangutse, turazikeneye kugira zidufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi bwo kwigisha, zizagira icyo zitwongerera. Urakoze cyane. Twari tukiri mu buryo bwo kuganira ibijyanye no kuri mwarimu. Reka dusimbukire mu mibereho ya mwarimu. Mibereho ya mwarimu turaza kuganira ku bintu bitatu: iterambere rya mwarimu, imyidagaduro ya mwarimu, ndetse navuga affaire sociale mu Kinyarwanda twashyiramo iki? Affaire sociale ushinzwe imibereho myiza y'umwarimu. Iterambere rya mwarimu, imibereho myiza ya mwarimu, ndetse n'imyidagaduro ya mwarimu. Ubundi tubona kaduhere ku iterambere rya mwarimu. Iterambere rya mwarimu ndabizi abarimu benshi bibumbiye mu makoperative, abandi bari muri kampani. Ariko noneho izo kampani zifite uburyo zimanaginga gahunda zazo, cyangwa se n'amakoperative afite ubuzima babayemo. Ariko none reka turebe kuri mwarimu. Ubundi muri gahunda y'abarimu bigisha ibinyabiziga, hari urugaga ruriho rushobora kuba rugenga abarimu bigisha ibinyabiziga, cyangwa hari ubundi buryo bikorwamo ushobora kuba buzwi tutazi, kugira ngo usobanurire abagukurikiye, cyangwa se nawe hari ubundi buryo watangamo inama? Karibu. Urakoze cyane. Tuje ku ngingo nziza kandi tureba muri rusange y'imibereho ya mwarimu cyangwa se ubuzima bwa mwarimu. Wenda nakaribuze kunyuramo imyidagaduro irakenewe kugira ya za stress mwarimu yahuraga nazo zigatuma abwira umunyeshuri nabi, wenda zise nk'izivuye murabizi kwidagadura bituma ubwonko bukora neza ukajya muri mood. Reka nze ku buzima bwa mwarimu, ntajya unera amabuye. Ubuzima bwa mwarimu si ibyo mwarimu ku giti cye, ntubugiramo uruhare mu buhe buryo? Kuko ntabwo wambwira ngo kano ka mwanya hari ubundi buryo mwarimu abayeho usibye mwarimu kuba yafata telefone agahamagara umunyeshuri
umunyeshuri akaza akamwigisha, wenda umunyeshuri akamuha ayo mafaranga yo kwiga, ariko ubuzima bwa mwarimu busa nkaho ari hafi ya ntabwo kuko mwarimu kubaho ariyaranja, mwarimu ariyaranja, nta bundi buryo wavuga ngo ashobora kubura wenda uburyo bw'imibereho, hagira ubundi rwego yakwitabaza. Nari mvuze ngo urwego rugenga abarimu bigisha, urumva wigeze kutubwira ngo hari urwego rushinzwe abantu bigisha ibinyabiziga nk'amakoperative, rushinzwe amakoperative n'amakampani yigisha ibinyabiziga mu rwego rw'igihugu. Ese hari urundi rwego ruri muri urwo rwego rushobora kuba rushinzwe imibereho y'umwarimu wigisha ibinyabiziga, ku buryo n'umwarimu wagize ikibazo yabona ahantu avugira? Icyo kibazo nari nkubajije kugira ngo tuze gukomeza n'ibintu. Urwo rwego nta ruhari, keretse wenda ababishinzwe nimba barimo bararutegura kugira ruboneke, aka kamwanya nta ruhari. Urwego nta ruhari, ndumva ntarwo.